Yesu ashimwe bene data, muraho neza, bahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'urukundo, tugushimiye kubw'amahirwe uduhaye kongera kumva ijambo ryawe. Nyemerera ritubere iry'umumaro nk'uko n'ubundi riri, rituhindure, rituhanire gukiranuka, ridutunganye. Mwuka wera aduhishurire icyo urimo uvugana natwe, ndetse anadushoboze gushyira mu ngiro icyo dutumyeho. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatandatu w'icyumweru. Kino cyumweru twaganiriye ku mugani Yesu Kristo yaciye w'abagaragu b'imyesebuje imbuto. Ni umugani kuba tutabanye. Yesu aca umugani, yavuze ukuntu hari umutware, umwami wari ufite uruzabibu, hanyuma ngarangije ngarushyiramo ibikenewe byose, ashyiramo urwina, ashyiramo umunara. Ibyo bintu byose twarabonye icyo bisobanura. Ngarangije ngo urwo ruzabibu amaze kurutunganya, ngashyiramo abagaragu ngo ajya mu kindi gihugu. Twabonye icyo bisobanura, twabonye ko urwo ruzabibu ari agakiza twahawe, kandi twaruhanywe ibikenewe byose kugira ngo tubashe kwera imbuto. Hanyuma rero Kristo wacu waduhaye ako gakiza yagiye mu kindi gihugu, ajya kudutegurira aho tuzabana. Niko muri Yohana 14 handitse ngo ngiye mu rugo kwa data hari amazu menshi, ngo abadaharimo mbibabwiye ngo ngiye kubategurira ahanyu kugira ngo aho nzabe namwe tuzabaneyo. Nuko uwo mwami rero ngo amaze kugenda, ngo babagaragu, ngo igihe cyo gusarura kigeze, ngo yohereza umugaragu, ngo amwoherereza babahinzi yasigiye uruzabibu, ngo nibarangiza amuhereza imbuto. Ngo agezeyo, ngo umugaragu wa mbere baramukubita, bamugirira nabi, baramwirukana, ngo agenda amaramasa. Twabonye ko rero mu by'ubuzima hari igihe Yesu Kristo ajya twoherereza abantu uko abaduteganyaho kugira imbuto. Umuntu wese wahawe agakiza aba agomba kwera imbuto. Umuhinzi wese wahawe uruzabibu aba agomba kugira imbuto, kuko uruzabibu rwera imbuto byanze bikunze. Akiri ko iyo habayeho uburangare, iyo habayeho ubushake bwa wa muhinzi bwo kutita kuri rwa ruzabibu, ariko ubundi uruzabibu rwera imbuto, agakiza kagendana n'imbuto. Kereka iyo umuntu we ku giti cye akoze ibituma za mbuto zitera. Nuko rero ngo baramukubita, baramwirukana. Uko ni kumwe abantu bajya batwoherezwaho ngo tuberere imbuto, tutaba amaso tukabagirira nabi. Imana itugirire neza. Ugasanga tubakubitishije amagambo mabi ababaza, ugasanga tubakubitishije karagita mbi tugira, ugasanga tubakubitishije imico yacu mibi. Aho kuberera imbuto, ahubwo tukababarisha aya magambo yacu. Ibyo rero ntibikwiriye. Dukwiriye abakimeze gutyo bakwiriye kwihana. Hanyuma ngo bukeye yohereza undi mugaragu, ngo we baramufata, baramukomeretsa, ngo bamurema uruguma ku mutwe. Ibyo bishushanya ukuntu noneho iyo umuntu atari kwera imbuto arenga urwego rwo kubabaza abandi, ahubwo akagera ku rwego rwo kubakomeretsa. Hariho abantu bagira amagambo mabi akomeretsa, ababaza abandi. Mbese ugasanga umuntu abwiye nk'undi ijambo, uwo ari bwe rikamutera igikomere mu mutima, ku buryo azarinda asaza akibuka rya jambo ribi. Ijambo rikamusenya, rikamwangiza. Ariko abantu bahawe agakiza, abantu bahawe uruzabibu, ntibakwiriye kuba bakomeretsa abandi, ahubwo bakwiriye kuberera imbuto. Imana itugirire neza. Ngo bukeye rero yohereza undi mugaragu wa gatatu. Yohereje uwa gatatu we baramufashe, ngo baramwica, ngo baramujugunya, baramwica. Bigaragaza ukuntu noneho iyo umuntu yarushijeho kuba mubi, arenze urwego rwo gukomeretsa abandi, ahubwo akageza ku rwego ashobora kuvutsa abantu ubugingo. Bivuge gute? Akaba umuntu ushobora kugusha abandi. Imana itugirire neza. Uko ni kumwe nk'abana mu gakiza bashobora kuza bakabona imyitwarire ya bamwe itameze neza, bitwa ngo bari mu by'uru rugendo, bigatuma bagataho kugira ngo nyezwe n'akanaka, reka mbireke. Ugasanga umuntu abereyeho kugusha abandi, aribo abantu baretse ibintu by'inzira y'agakiza kubera abo bahuye nabo bakaberera imbuto mbi cyane. Ariko ibyo ntibidukwiriye. Yaba ibyo byo gutuma abantu bareka inzira y'agakiza, yaba ibyo byo gukomeretsa, yaba ibyo byo gukubita, nta na kimwe kidukwiriye, kuko twahawe uruzabibu ngo twere imbuto. Dukwiriye kwerera imbuto abatugana bose. Imbuto tugomba kuberera ni imbuto y'urukundo, ni imbuto y'ibyishimo. Dukwiriye kwerera imbuto yo kwirinda. Imana itugirire neza. Umwana mu gakiza yakugeraho akabona uri umupapa ufite kwirinda, akabona uri umumama ufite kwirinda, akabona uri umukobwa ufite kwirinda, akabona uri umusore ufite kwirinda. Abantu bose, abakijijwe n'abadakijijwe, bakumveho iyo mbuto yo kwirinda, bakumveho imbuto y'urukundo, bakumveho imbuto y'ubugwaneza, bakuboneho imbuto y'ibyishimo. Ibyishimo ni imwe mu mbuto z'agakiza dukwiriye kugira. Abantu bakuboneho imbuto y'ibyishimo n'umunezero. Imana yacu itugirire neza. Berera imbuto rero, ntubakubite, ntubajugunye, ntubicire ubugingo. Berera imbuto kuko ari cyo waherewe urwo ruzabibu. Tugana ku musozo rero, ngo
bwa nyuma ngo wa mwami ngo yaje kuboherereza umwana we, ngo we ngo baramufata baramukubita. Nibyo twabonye ku munsi w'ejo, abo tutabanye mushobora wenda gusubira kujya kubireba. Ngo baramufata baramukubita, ngo baramwica, baravuga ngo ni mucyo tumwice, ngo uyu niwe mutware, ngo maze ubutware bubu bwacu. Twabonye ko abantu bashaka uruzabibu, abantu muri iyi minsi bameze nyine nka bari abahinzi babi, bashaka uruzabibu ariko uwo mwana w'umutware ntibamushaka. Mbese barashaka agakiza ariko agakiza katarimo gutwarwa na Kristo. Kristo niwe mwana nyine bavugwa, niwe mwana w'Imana. Ngo baramufasha baramukubita bavuga ati ubutware bubu bwacu. Donc abantu barashaka uruzabibu ariko ubutware ni bubu bwa Kristo. Donc uruzabibu bigengaho, uruzabibu badatwara nk'uko nyirarwo ashaka. Imana itugirire neza. Abantu barashaka agakiza bihimbiye katari mu byo kwiborwa na Kristo. Muri iyi minsi yagezweho ikintu cyo bivuga ngo ntabwo tugitwarwa n'amategeko, ariko hari ibintu bibiri bitandukanye. Gutwarwa n'amategeko no gutwarwa n'Imana ni ibintu bibiri bitandukanye cyane rwose. Igihe cyose uri umukristo ugomba kwemera kuyoborwa n'Imana. Utayobowe n'Imana ntushobora kugera mu ijuru. Imana yacu tugirire neza. Ibyo nabyo tubise nk'ababirenga. Ngo nuko rero aho tugiye gusoma uyu munsi tugana ku musozo, reka duhera aho ngaho kuri 6 ngo bigeze aho asigarana umwana we akunda, aba ari we aherutse kubatumaho ati bazubaha umwana wanjye. Ariko abo bahinzi baravugana bati uyu niwe mutware, ni mucyo tumwica ubutware bubu bwacu. Nuko baramufata baramwica, bamujugunya inyuma y'uruzabibu, bamwirukana bashaka agakiza katarimo Kristo. Imana itugirire neza. Mbese nyir'uruzabibu nabimenya azabigenza ati? Azaza arimbura abo bahinzi, uruzabibu aruha abandi. Imana itugirire neza. Twabonye ko runo ruzabibu ari agakiza twahawe, hanyuma kandi tubona ko abahinzi ari batwebwe. Icyatumye turuhabwa no kugira ngo twere imbuto. Mwene data ukwiriye kwera imbuto uri wawe mu rugo, uri hari yuba, ukwiriye kwera imbuto muri quartier, ukwiriye kwera imbuto uri ahantu abantu bakuzi n'abatakuzi, ukwiriye kwera imbuto ku kazi ndetse no mu rugo, ukwiriye kwera imbuto ku ishuri ndetse no mu rugo, ukwiriye kwera imbuto harya wirirwa wagiye gushakisha. Kwera imbuto nicyo cyatumye uhabwa agakiza rwose, kandi ukwiriye kwemera Kristo akakuyobora mu byo kuri byose. Ntabwo ugomba kuba mu gakiza wigenga, wiyobora, uvuga ibyo ushaka, wambara ibyo ushaka, ukora ibyo ushaka. No, ako gakiza kakwemerera kwambara uko ushaka, kakwemerera kuvuga uko ushaka, kakwemerera gutekereza uko ushaka, ntabwo ari agakiza twahawe. Urasa nka ba bagaragu bafashe umwana bakamukubita, bakamujugunya, bakamushyira hanze. Kristo agira uko agena abantu be babaho. Emera wambare nk'uko nyir'uruzabibu ashaka, vuga nk'uko nyir'uruzabibu ashaka, tekereza nk'uko ashaka, kora nk'uko ashaka, gira caractère meze nk'uko nyir'uruzabibu ashaka. Imana itugirire neza. Wera imbuto rero, kuko hirya y'ibyo ngibyo hari urubanza. Abeza imbuto bazagurirwa ubugingo buhoraho, abakoze nabi Bibiliya itubwiye yuko bazarimbuka. Uramenye, utaba warahawe uruzabibu bikarangizwa no kurimbuka, utaba warahawe agakiza bikarangizwa no kurimbuka kubera gutera imbuto. Imana itugirire neza. Wowe rero ugende wera imbuto kuko ari Imana igushakaho. Yesu Kristo aduhana